ese urumva wifuza ko nza koko, urumva unkeneye, urumva unkumbuye? Mu gihe Ken yari ataramusubiza nyine ngo amubwire uko abyumva cyangwa uko yiyumva, papa wa Gabriella yaje nijoro mu cyumba cye asanga umukobwa ari kuvugira kuri video call muri phone ari kuvugana na Ken, maze yahise amwaka telefone afite umujinya ukomeye cyane w'umuranduranzuzi. Yiyemye Ken ku rwego rwo hejuru amubwira n'amagambo mabi cyane, abwira Ken ko atazongera kubonesha amaso ye yaba we ubwe cyangwa n'isura y'umukobwa, ko atazongera kubabona paka apfuye. Papa Gabriel utarigeze yishimira urukundo rwari rwarasaje, ubwo Ken yasigaye ari kumureba, maze Gabriel yageze imbere byamwanze mu nda neza biranga, arongera agaruka inyuma yiruka aho yarebaga Ken ahagaze. Yahise yongera aramuhobera n'imbaraga nyinshi cyane n'amarira, noneho ararira byeruye. Ubwo yaravuga ati, Ken mukunzi wanjye, ubu koko nzongera kukubona ryari? Ese ubu koko tuzongera tubonane? Rwose Gabriel yari yihambiriye kuri Ken, ubona kumurekura bigoye. Ubwo nyine Ken yamuhanaguye amarira aramubwira ati, wirira ndagukunda kandi iteka nzi ko tuzahorana. Gabriella yaremeye, yemera akoresheje isura n'umutwe, gusa nyine ntiyagira icyo avuga kubera ikiniga cyinshi yari afite mu mutima we, maze aragenda arinjira. Ken nawe asigara hanze. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko ubikoze ubu. Duherukana mu gice cya mbere, ubwo iminsi yakomeje kwicuma, Gabriella n'inshuti ze basoza ibizamini barataha bose. Ubwo buri wese yagiye iwabo, kuko nyine uretse Daria bari baturanye, abandi yaba Brian ndetse na Rachel bose bari batuye mu mijyi itandukanye. Ubwo iminsi n'amajoro byaricumye, Ken nawe nyine bigeraho arangiza amashuri yisumbuye. Gusa nubwo byari byishimo kuri Ken byo kuba nyine asoje amashuri yisumbuye, byari akababaro kuri we na Gabriella kuko bari baraburanye igihe kirekire. Bakoreshaga amatelefone bavugana, ariko nyine nabwo ugasanga ntabwo bishimiye kuba batabonana. Mu by'ukuri Ken wabo bari batuye kure y'umujyi, byasabaga amasaha 5 Ken kugira ngo abe yagera aho iwabo Gabriella bari batuye, kuko bo bari batuye mu mujyi. Haje kugera igihe Ken nawe aza mu mujyi, ubwo yari aje gutangira kaminuza. Gusa inshuro nyinshi Ken yaje gusura Gabriella, yaramutegeraga kugira ngo nyine Ken ahagere, kuko we nta kazi yari afite n'amafaranga byo kuba yakitegera. Ken yari ababaye cyane rwose, kuko yahoraga nyine atekereza uburyo azabana na Gabriella nawe akabiburira igisubizo. Nawe ubwe byaramuyoberaga, gusa nyine Gabriella yahoraga nyine amubwira ko kuri we nta cyahindura ibitekerezo bye. Gabriella akamubwira ko yamukunze ari mukuru, kandi nyine ko afite ubwenge n'ububasha bwo gutandukanya urukundo rwo ku ishuri n'urukundo rwa nyarwo. Ibi byashyiraga Ken icyizere, akumva ko nubwo byamusaba igihe kirekire ariko nyine azegukana Gabriella, kuko niwe wari urukundo rwe mu buzima bwe yari yaramenye. Igihe cyarageze Gabriella ahamagarwa na papa we, maze amubwira yuko agomba gukurikira gukomeza kwiga kaminuza aho yigaga, ko agomba gusohoka igihugu akajya kwiga hanze mu gihugu papa we yabagamo. Ubwo Ken nawe yari yaravuye iwabo mu cyaro, yaraje nyine mu mujyi aho yari yakomeje kaminuza, ariko nyine yarihirwaga na babazungu ku giti cyabo bitakiri sosiyete yabo, kuko nyine buruse yayo yo yarangiranyije n'amashuri yisumbuye. Abazungu bamurihiraga boherezaga amafaranga y'ishuri yonyine, kuko n'ubundi nyine inshingano zabo kuri Ken ndetse n'abandi bana barihirwaga n'abo bazungu zagombaga kurangirana nyine n'amashuri Ken yari arangije. Ken yahamagawe kuri telefone na Gabriella, yamubwiye ko ashaka ko bahura kuko hari icyo yashaka kumubwira. Bari basigaye bameze nk'abahorana, ariko nyine bakabonana nabwo gakeya bitewe n'amasomo. Ubwo Ken nyine yari asigaye aba muri ghetto, ariko Gabriella abasha kumwitaho uko ashoboye. Nubwo Ken yabaga atabishaka bwose, ariko nyine Gabriella yarabigeragezaga akabikora nyine mu buryo Ken abishakamo. Nyine ntabwo yakabyaga kumwitaho, cyane cyane bijyanye n'amafaranga. Ken yabwiye Gabriella ko nta kibazo, ko bari buze kubonana uwo mugoroba. Ubwo Ken yigaga mu mwaka wa mbere, naho Gabriella we yarageze mu mwaka wa kabiri. Umugoroba warageze uwo munsi, Ken nyine atega moto maze asanga Gabriella aho yamubwiye babonanira, kuko nyine yari yabwiye Gabriella ko atari buturuke mu rugo, ko atari ngombwa ko aza kumufata, kuko Gabriella yari asigaye afite imodoka
iwabo bari baramuguriye kugira ngo abashe kwiga bitamugoye. Ken ntabwo yishimiraga ibintu byatuma bigaragara ko arushya nyine cyangwa se akagora Gabriella mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yarabirwanyaga rwose yivuye inyuma, akumva neza ko agomba kwitwara kigabo imbere ya Gabriella kandi nyine ntamugore. Kuri uwo mugoroba Ken yasanze Gabriella yateguye cyane, ameze neza kandi aho basohokeye hasaga neza cyane rwose. Ken yahise hobera Gabriella wari usigaye noneho ari mwiza kurusha uko yari ameze bakiri segonderi. Gusa ku ruhande rw'urukundo rwe na Ken rwose Gabriella ntabwo yari yarahindutse, ahubwo yubahaga Ken rwose nk'umukunzi we kandi wiyubashye. Ntabwo rwose wari gusuzugura Ken Gabriella kureba, kuko nyine iyo aza kuba agufiteho ububasha yakubwiza gukuri kandi nyine akagushyira hasi. Ubwo Ken buri gihe yabaga ari kureba Gabriella kuri ka gakomo yari yaramuhaye kandi akabona ko nyine akikambaye bikamushimisha. Ubwo muri uwo mugoroba barakiriwe nyine maze basangira ibyo kurya n'icyo kunywa. Ko wabibonaga kose wabonaga ko bishimiranye rwose ku rwego bihambaye. Bwagezeho Gabriella abwira Ken impamvu yatumye basohokera aho hantu heza cyane kandi hahenze. Ubundi Ken yaramenyereye ko wasura Gabriella iwabo mu rugo cyangwa Gabriella akamusura nyine muri ghetto yabagamo. Gabriella nyine yabwiye Ken ati baby. Ken wari ufite ikirahure ari kunywa ku muvinyo basangiraga bombi, ahita maze agitereka hasi yitonze maze areba Gabriella. Gabriella ateruye aramubwira turabizi sheri ko twanyuranye muri byinshi kandi ko twakundanye mu gihe cya kera. Turi inshuti rwose kurusha iby'urukundo, gusa nyine uyu munsi ntabwo noneho nishimye. Ubwo Ken yari akiri kureba Gabriella mu maso kuko nyine yari afite amatsiko yo kumva ijambo Gabi ashaka kumubwira. Ken yaramubwiye terega ni wowe nteze amatwi wenyine baby. Ubwo nyine amaze kwiruhutsa inshuro nyinshi ameze nk'uwabuze ibitereko rwose ubona ko ahangayitse, Gabriella yabwiye Ken ati baby ngiye kujya kwiga hanze. Papa yakomeje kwanga rwose icyifuzo cyane cyo kwiga hano, none ubu ngubu na mama bwagezeho arabyemera, ubu ngiye rwose kugenda, gusa byancanze ndi kumva ntagenda ngo ngusige. Ntabwo nzi ukuntu nabigenza, gusa ntegereje icyo mbwira. Ken yariruhukije kuko nyine yumvaga noneho habaye nyakamwe mu mujyi atari asanzwe azi, aribwo akinawugeramo. Ubundi we n'umukunzi we Gabriella biberaga nk'abantu nyine bahorana, maze Gabriella akamutembereza aho atazi, akamwereka ibintu bishya rwose n'ibyo Ken abonye bwa mbere. Gusa nyine ibyo byose byari bigiye kugera ku iherezo. Ken utaragiraga inshuti n'imwe mu mujyi kuko yari atarazirema nibwo yari akinahaza avuye mu cyaro, yumvise ibyo bimurangiriyeho rwose, atekereza uburyo azasigara wenyine, maze nyine yitegereza Gabriella yitonze. Ubwo Gabriella nawe yabonye neza ko umukunzi we Ken ababaye, yahise amubwira ati cyangwa sheri ubundi koko ubu ngubu nzagusiga bikunde, uhabareka bose tukibanira ko n'ubundi ari amarira ngiye kujya mpora ndirira hari umwaka ugashira n'undi ukaza. Ken afata ibiganza bya Gabriella aramubwira ati Gabi njye ndagukunda urabizi kandi nkwifuriza icyiza gusa. Ken yabwiye Gabriella aya magambo yitonze kandi ari seriye cyane, maze arakomeza aramubwira ati ntabwo nagushyigikira rwose, ntabwo nagushyigikira ngo ureke ishuri kuko nyine urarikeneye mu buzima bwawe kandi rwose ishuri rizagufasha cyane. Sinanakubwira ngo rwose usuzugura ababyeyi bawe kuko ababyeyi bawe nanjye ndabubaha kandi cyane mbafata nk'ababyeyi banjye. Rero icyo ngusaba ni ukuzirikana igihango kugeza igihe njye nawe dufitanye kandi tukageza igihe nyine uzagarukira. Kandi ukuntu uri mwiza rwose nta muntu utagukunda, gusa iteka muri wowe ujye wumva ko ngukunda kubarusha, bityo umutima wawe ntuzagire ahandi wirukankira. Gabriella yararize kuko nyiri umukobwa ugira amarira hafi cyane, kuko yumvaga buri gihe cyose agiye gusiga Ken ubuzima bwarabaga bumurangiyeho kandi agiye kubaho nabi. Iteka yazirikanaga igihe yasigaga Ken ku ishuri kuko yari amaze igihe abayeho nabi, ko batabonanaga, ahora rwose ababaye. Yanyuzagamo akajya kumusura ku ishuri, ariko nyine mu gutandukana kwabo ukabona rwose nta kigenda. Asigaje ukwezi kumwe ngo agende ave mu gihugu kugira ngo umugambi wo kugenda uburizwemo, Gabriella yarasabye Ken ko yamutera inda bikarangira atagiye.
ubwo yari yagiye kwa Ken aho yabaga, yabwiye Ken ati se sheri, ko numva nzabaho mbabaye n'ubu kuko udahari, ubundi waretse ukantera inda, wenda nubwo nagenda ariko nkaba mfite urwibutso rwawe ku buryo nzajya ndureba. Gusa Ken yari asigaye akundwa cyane na mama wa Gabriella, kandi yari yaramubwiye ko nadafata umukobwa we neza kugeza amumuhaye mu buryo bwemewe n'amategeko kandi buhesha umuryango wabo ishema n'icyubahiro, ko azaba ahemutse kandi ko atazigera amubabarira. Ken yibutse amagambo mama wa Gabriella yamubwiye maze abwira Gabi ko atabikora kubera isezerano yahaye mama wa Gabriella. Ken yabwiye Gabriella ati nyumva neza baby, ndagukunda kandi nzahora mbikora, ariko rero ntabwo nshaka rwose kuba iwanyu banga kurusha abandi. Ndagukunda kandi ngukunda nk'uko n'ibyiza nkwifuriza ari ibidahabanye n'iby'iwanyu bakwifuriza. Rero genda ujye kwiga, njye rwose nzaguma ngutekereza kandi sinzakwibagirwa, kandi nawe bizabe bityo. Ubwo Gabriella yahise ahobera Ken maze arataha. Ubwo ku munsi nyirizina Gabriella yagombaga kugendaho warageze. Kuri uwo munsi Gabriella na Ken bari biriranywe. Gabriella yari yabwiye Ken ko agomba gusiba maze bakirwana bakishima kuko bwari ubwa nyuma. Bigeze ku mugoroba, Gabriella niko kujyana na Ken mu rugo iwabo, bafata buri kimwe mu rugo maze baragenda. Ken niwe wenyine waherekeje Gabriella ku kibuga cy'indege. Gabriella yahobeye Ken, barasomana bwa nyuma maze Gabriella aragenda. Ubwo Ken nawe yasigaye ameze nk'uwazenze amarira mu maso, naho Gabriella we rwose amarira yari yamurenze. Ubwo Ken yasigaye ari kumureba, maze Gabriella yageze imbere byamwanze mu nda neza biranga, arongera agaruka inyuma yiruka aho yarebaga Ken ahagaze. Yahise yongera aramuhobera n'imbaraga nyinshi cyane n'amarira noneho ararira byeruye. Ubwo yaravuga ati Ken mukunzi wanjye, ubu koko nzongera kukubona ryari? Ese ubu koko tuzongera tubonane? Ntabwo ubu ngubu koko hazaza ikibi kikadutandukanya? Rwose Gabriella yari yihambiriye kuri Ken, ubona kumurekura bigoye. Ubwo nyine Ken yamuhanaguye amarira aramubwira ati wirira ndagukunda, kandi iteka nzi ko tuzahorana kandi tukaba kumwe baby. Gabriella yaremeye, yemera akoresheje isura n'umutwe, gusa nyine ntiyagira icyo avuga kubera ikiniga cyinshi yari afite mu mutima we. Maze aragenda arinjira, Ken nawe asigara hanze. Gabriella ubwo yerekeye ku ishuri nyine kwiga hanze, na Ken nyine agarukana n'umukozi wabo Gabriella wagombaga kugarura imodoka mu rugo. Hashize umwaka umwe Gabi agiye hanze. Icyo gihe nyine Ken yigaga mu mwaka wa 2 wa kaminuza. Umuryango wa Gabriella wose wimukiye hanze y'igihugu. Mama wa Gabriella ndetse n'abasaza be bose bari bigendeye nyine, nta numwe wasigaye. Ubwo baba Gabriella bamaze kugenda nyine, Ken yacitse intege rwose bigaragara. Ubwo nyine nta kimenyetso na kimwe kimuhuje na Gabriella cyari kigaragara cyangwa se nawe ubwo yari akibona. Haba ku ruhande rwa Gabi nawe utari worohewe rwose. Buri wese nyine yabaga aharanira icyazatuma umubano wabo ukomeza nk'uko nyine wari umeze na mbere. Gabriella yakoraga uko ashoboye kose, akabyuka nijoro agahamagara Ken kuri telefone, kuko nyine Ken we habaga ari ku manywa ariko Gabriella we habaga habaye nijoro. Byasabaga Gabriella rero kubyuka kugira ngo bashe guhuza n'amasaha nyine ya Ken ari ku manywa. Bakomeje kujya bavugana, maze ariko Ken nta cyizere yabaga yifitiye cy'uko nyine azongera kubona Gabriella. Yarazi ko atazongera rwose kubona umukobwa yari yarakunze ubuzima bwe bwose, kandi umukobwa nawe wari waramweretse yuko ibyo arimo abizi kandi ko yamwizeye kandi akamukunda nta kintu agendeyeho. Gabriella ntiyigeze ahinduka mu rukundo rwose, ndetse n'ibyiyumviro yari afitiye Ken kuva batangira gukundana bakiri ku ishuri muri segonderi. Igihe cyose Gabriella yabaga ashaka ukuntu ari bubigenze, ariko nyine bikarangira avuganye na Ken wari ukiri kurwana no kurangiza kaminuza. Ahangaha na Gabriella yari kwiga, ariko we byarimo birangira kubera Ken nyine yari umukene, nta kazi yari afite rwose, yari n'umunyeshuri uraho. Gabriella yanyuzagamo akohereza Ken udufaranga duke two kumufasha kwifashisha nyine gukemura utubazo dutandukanye, kuko nyine
Kenny mu buzima bwe nta kazi yari afite kandi yari ari guca mu buzima bugoye cyane. Gusa nubwo Kenny nyine atabikundaga ko Gabi yamuha amafaranga cyangwa ikindi kintu, ariko nyine Gabriel yarabyirengagizaga maze akamwinginga akamwereka ko rwose byose akora aba atabagamije ikiba ahubwo ari ukunezeza umukunzi we. Rero umunsi umwe ubwo Kenny yendaga gusoza amashuri ya kaminuza, Gabriela yaramuhamagaye ari nijoro. Bari bamaze hafi imyaka 2 Gabriela agiye, ariko nyine Kenny akiri mu gihugu kandi bakivugana. Gabriela niwe washaka uburyo bavugana, we nyine we yabaga akiri mu rukundo, kandi na Kenny wabonaga yuko nyine uretse icyizere atabaga afite, nawe byabaga bimurimo ko bazakundana kandi bakabana ubuziraherezo. Muri iryo joro rero Kenny yaramufashe. Gabriela nyine urumva habaga ari nijoro bari kuvugana kuri video call, ako nyine kuri Kenny yabaga ari ku manywa ndetse ari mu saha y'ishuri. Gabi n'urugwiro rwinshi yahoraga kumbuye Kenny rwose, maze akamubwira ati baby, mba mbona rwose warakuze, mbese mba mbona udasanzwe, mbona warabaye umusore mwiza cyane. Kenny yari amaze gukura, amaze kwegera hejuru nyine, ndetse ubona ko nyine hari mu itandukaniro. Kenny yari yarameze ubwanwa bwinshi, muri iyo minsi nyine Gabi rwose yari amaze agiye. Kenny yari yahindutse, yarabaye umusore wujuje ibyangombwa. Gusa nyine na Gabriela nawe yari amaze kuba mwiza cyane, yaragiye hanze rwose kandi haramuguye neza. Kenny nawe nyine aramusubije ati ni ukuri pe, nawe mba mbona ugenda wiyuburura sheri, ugenda usa neza cyane, ubwiza bwawe na n'ubu mba mbona rwose nkumbuye kukureba nkakurebesha ariko amaso yanjye bwite. Gabi nawe aramubwira ati baby, impano naguteguriye rwose kuri graduation yawe ntabwo witeguye kuyakira, icyo nzi cyo ni uko uzasara ukirukanka, uzabura aho ukirwa pe. Maze Kenny aramubwira ati impano yankura mu byanjye, uzi impano yankura mu byanjye Gabi, ni uko wenda nakubona nyine nkakubona iruhande rwanjye, ni ukuri noneho ubanza nasara byo ntabwo beshya. Ariko se ubundi reka nkubaze baby, wazashatse ubundi buryo uza koko, ndagukumbuye cyane. Ababaga bari kuvugana Gabriela yikinze mu mishuka kubera ko nyine atigeze agirira amahoro na make kuri papa we, bari basigaye banabana mu rugo rumwe, dore ko kera kiga papa we nyine yabaga yibereye hanze inshuro nyinshi, ako nyine yari yaraje kumenya ko akundana n'agasore we yitaga Gasore nyine. Gabriela rero yari yaragowe ni kuvugana na Kenny ku rwego rwo hejuru, kubera ko nyine Kenny ntabwo yemerwaga na se wa Gabriela, yaramupingaga cyane kubera ko yumvaga ko Gabriela ibyo arimo ari ubusazi nawe atazi ibyo ari byo. Ntabwo yumvaga uburyo umukobwa we mwiza ku kigero Gabriela yari ariho yari akwiye kuba avugana n'umusore uciriritse nka Kenny. Nyine bakomeje kuvugana, Gabi nyine abwira Kenny ko kubera nyine amaze iminsi atangiye akazi byamugora rwose kandi wabo batabyemera. Ariko nyine Gabi yari yaratangiye akazi, ntabwo yari akiri kwiga komuteri nk'umunyeshuri. Maze Gabriela abwira Kenny ati erega nanjye mba mbishaka sheri, gusa nyine papa nshakiye akazi vuba kandi keza rwose, byaramuvunnye kukambonera, kandi papa nawe uramuzi. Ahantu nkora rero mbona bakurikiza amategeko ya danje pe, bakurikiza amategeko cyane niyo bashyira imbere. Ubwo rero nje ntabwo byampa rwose amahirwe, ndabizi neza ko batampa n'uruhushya pe. Gusa nyine niba wumva byakubabaza ko ntaza, umbwire rwose bibwire ku kazi numva uko babivuga. Gusa papa we sinakirwa mbimubwira ko rwose ubanza icyo yakora guhita nyica. Noneho kubera ko nta n'umuntu ugituye aho ngaho wo mu rugo, ntabwo byangwa amahoro ko ntabwo yaba yumva ikintu nje gukora aho ngaho. Nyine pe biragoye Kenny. Gusa nyine ndagukunda urabizi, icyo nzi cyo nuko iherezo ryacu rizagenda neza kandi nshaka ko tuzabana pe. Ibyo urimo byose ukomeze kose uwegire urangize, ndabizi ibintu bizagenda neza. Korwa rusuranzi ntabwo nigeze mpinduka, ndacyari wa wundi Gabriela sheri wawuze. Buri gihe iyo Kenny yabaga ari kuvugana na Gabriela, abombi bose basozaga rwose bari kurira. Babaga bari kurira kubera ko barakundanaga rwose. Nubwo nyine kuba mu bihugu bitandukanye cyane, buri wese ari kure y'undi, byabaga rwose biri ikibazo gikomeye hagati yabo. Ku minsi yakomeje kwicuma,
byabaga ari ibintu bigoye rwose kubonana ndetse bagahuza amasaha yo kuvugana kuri telefone. Gabriella yari afite akazi, yabaga ahugiye mu kazi cyane ariko agashakira Ken umwanya cyane cyane mu ijoro. Ken nawe yabaga ari bujye kwiga ariko nyine yari yegereje igihe cyo gusoza amashuri. Umunsi umwe bari kuvugana, ubwo hari nijoro nyine kuri Gabriella ariko nyine kuri Ken habaga ari ku manywa. Aramubwira nyine Ken, bya bintu nyine uherutse kumbwira ndacyabirimo ariko sinzi niba igisubizo ndi bukubwira uri bucyemere, gusa nyine uko ndi kukubwira nuko utamenya nyine icyo nenda kukubwira. Ese urumva wifuza ko nza koko? Urumva unkeneye? Urumva unkumbuye? Ken yarumiwe, ariko mu gihe Ken yari ataramusubiza nyine ngo amubwire uko abyumva cyangwa uko yiyumva, papa wa Gabriella yaje nijoro mu cyumba cye asanga umukobwa ari kuvugira kuri video call muri phone ari kuvugana na Ken. Maze yahise amwaka telefone afite umujinya ukomeye cyane w'umuranduranzuzi. Maze akimwaka yiyama Ken rwose, yiyamye Ken ku rwego rwo hejuru, amubwira n'amagambo mabi cyane. Papa Gabi n'umujinya mwinshi yahise nyine akomeza kuri video call abwira Ken ko atazongera kubonesha amaso ye yaba we ubwe cyangwa n'isura y'umukobwa, ko atazongera kubabona paka apfuye. Papa Gabriel utarigeze yishimira urukundo rwari rwarasajije umukobwa we kuri Ken, mbere yo gukupa yabwiye Ken ko atazigera yongera kumubona kandi ko agiye gukora ibishoboka byose akabona ko ibintu ari kumubwira yabyizeho kandi yabiteguye igihe kirekire. Papa Gabriel yabwiye Ken ati, umva wagahunguwe k'agatindi, ubu bwari ubwa mbere n'ubwa nyuma mubonye isura y'umwana wanjye w'umukobwa ndetse n'isura yanjye. Ni ukuri kose wa gasore wenda kurahiye uzarinda utongeye kubona umukobwa wanjye wacyohewe. Uyu ni umukobwa wanjye kandi ndamukunda cyane. Uko byasa kose iyo nkubona njye mba mbona utazi ibyo ukina nabyo, toka mushenzi. Ubwo byari nijoro Gabriella ari kurira cyane abwira papa we ati, oya papa wibikora Ken ndamukunda cyane urabizi, wibikora rwose, sinabaho ntamufite na mama arabizi rwose, ni ukuri mbabarira. Ubwo ngubwo ako kanya papa Gabriella nyine yahise akubita Gabriella urushyi rwiza aramucecekesha, maze aramubwira ati ryama. Papa wa Gabi nyine yahise akupa telefone hafi no kuyimena kuyikubita ku gikuta. Ariko nyine byabaga byose Ken nyine yari yabyumvise. Ken yari yicaye muri classe nyine mwarimu ategereje ko mwarimu aza hamwe n'abandi banyeshuri. Ken yumvisha azengereye, yumva ubwonko burabuze, yumva abuze icyo akora cyane ko nyine yari yabonye yuko uwo yakita sebuko yamwangaga urunuka ku rwego rwo hejuru. Ken yahise yumva nyine neza neza nta kintu yaba agishoboye gukora. Yahisemo nyine twita yumva yuko yakitahira kubera ko yumvaga amahirwe y'urukundo rwe na Gabriella rwose ayoyotse kandi burundu. Rwose yumvaga ko nta mahirwe bagifite ku rukundo rwabo, mbese ari rwa rukundo ruba rudashoboka. Ubwo munsi nyine Ken yahise ataha ava ku ishuri nyine ahita ajya mu rugo. Yasize abandi banyeshuri bose barigiye kwiga kuko mwarimu nyine yari hafi kuhagera, ariko nyine ikiniga mu mutima we cyari kiri kumwica, ari kumva neza agiye gupfa. Amaso yaratukuye, ugafata ibaga arasohoka afata na telefone ye ajya hanze arataha. Umutima we wari umuremerereye cyane rwose kuko nyine yumvaga neza ko ibye na Gabriella noneho byagezwe intorezo, ariko ko noneho bishyizweho iherezo. Ugushoboka ko urukundo rwabo yabonaga kuri nk'inyenyeri kudashoboka mbese. Ubwo kuva icyo gihe Ken nyine yagerageje ahantu hose yahuriraga na Gabriella asanga baramuborotse. Kuva uwo munsi ntabwo Ken yongeye kwishima mu buzima bwe, yumvaga ko nta kintu kimuteye ibyishimo na gato. Telefone ye ntiyari igicamo, bihamagara Gabriella reka ntibikunde. Mbese yari asigaye nyine ahugira mu kureba amafoto bifotoje umunsi Gabriella agenda. Ko nyine umunsi Gabriella agenda uribuka ko biriwe bifotoza, barasangira, baratembera. Mbese nyine Gabriella ntabwo yari yiteye ko afite urugendo mu ndege iryo joro kuko yahaye umwanya we wose kuva mu gitondo awuharira Ken. Bari bagiye gutandukana kandi batazi igihe bazongera guhurira. Ubwo nyine Ken yari ari kwitegereza udufoto twa Gabriella nawe, ariko nyine bimwanga mu nda, nyine abura
icyo akora, yabonaga nta gisubizo rwose. Igihe cyarageze nyine Ken asoza nyine kaminuza. Ku munsi wa graduation ye nyine nta muntu wigeze uza udasanzwe, kuko nyine Ken yari ari mu mujyi kandi ari kure y'iwabo hari mu cyaro. Ntabwo yari afite amafaranga yo gutegera mama we cyangwa se murumuna we cyangwa mushiki we ngo be baza nyine mu birori bye. Yari wenyine, yaragraduatinze nk'abandi, ariko nyine bimwe bisanzwe, nta kintu cyabaye uretse nyine inshuti ze nkeya nabwo bari kumwe, kuko ntabwo Ken yigeze agira inshuti zikomeye muri kaminuza. Igihe kirekire yabaga ari kwiga, yari yitaye ku kwiga cyane, kuko niba ubyibuka neza abazungu bamurihiraga amafaranga y'ishuri gusa, ariko ntabwo ibindi yiyitagaho. Ibihe bimwe nyine yabaga yagiye mu biraka. Noneho Gabriel akimara kugenda ubuzima bwari bumeze nabi, gusa nuko Gabriel yanyuzagamo akamuhereza duke, ariko noneho umunsi wa graduation wo wageze atazi neza ibya Gabriel kuko ntiyari akimuca iryera, naho bari bagihuriye rwose. Iwabo Ken bari abakene pe, kandi Gabriel yari abizi. Uko kubimenya nyine niko kwatumaga akomeza gufasha Ken, nubwo Ken nyine rimwe na rimwe yumvaga atabishaka, atabyishimiye ko nyine Gabriel akomeza kumufasha. Ken ubuzima bwaramugoye cyane, umujyi uramunanira aho yari amaze gusoza nyine kaminuza. Bwagezeho noneho biranga neza, akubita ibipfunsi biranga, abura akazi, abura ikintu cyose, ibyo kurya bitangira kubura. Yari umushomeri, maze noneho nta muntu ukimwitayeho. Gabriel nawe yari yaramubuze, ahitamo gutaha. Umujyi waramunaniye nyine, yisubirira iwabo mu cyaro. Ubwo telefone ye nini atashye yabanje kuyigurisha, maze agurira mama w'ikanzu y'ababyeyi nyine aho mama bambara, maze amugurira n'udukweto. Agura ipantaro ebyiri, ndetse nyine agurira murumuna we na mushiki we udukweto, maze arataha ajya mu rugo. Ubwo yari avuye gusoza kaminuza, ariko amaze nyine nk'amezi 3 nabwo yarabuze akazi. Umujyi wari umunaniye, nta muntu n'umwe umwitayeho, ndetse yewe n'ibyo kurya byabaye ikibazo. Ken yumvaga ko nta kintu na kimwe azakoresha telefone nini yari afite, kubera ko nyine Gabriel atari ahari ngo bayivuganireho. Mbese nyine yumvaga ibijyanye no kwishima kuri we bisa nkaho byageze iherezo cyangwa byarangiye. Ken yamaze umwaka wose ari mu rugo iwabo mu cyaro, ariko nyine naho ubuzima burakomeza buranga neza, kuko nta n'ibiraka yabonaga. Yatangiye kujya atwaza abantu bamwe b'abakungu b'iwabo mu cyaro, akabatwaza imizigo, akanafasha mama we guhingira abantu kugira ngo barebe ko murumuna we ndetse na mushiki we babona ibikoresho by'ibanze byo kujya ku ishuri. Ubwo Gabriel nawe aho yari ari mu mahanga, yarabayeho rwose nta kimushimisha. Nta gihe cyari gishize kirekire avugana na Ken, ariko nyine iherezo ryari ryaragaragaye ko batazabonana ukundi. Iteka yahoraga yibaza uburyo Ken n'umuryango we babayeho, kuko nyine yari abizi neza ko nyine ari we wabafashaga rimwe na rimwe. Papa we nyine yari yarafashe ikintu cyose cyari kumuhuza na Ken arakirimbura burundu. Imbuga baganiragaho zose yari yaziborotse, izindi arazifunga. Yasabye Gabriel gutangira ku bintu bishya, amugurira telefone nshya, iyo yari afite arayibika. Ibintu byose n'amafoto byose arabisiba. Ikintu cyonyine gishobora kugira aho gihurira na Ken Gabriel yari agisigaye afite, kari agakomo Ken yari yaramuhaye ubwo bari bakiri ku ishuri. Umunsi Ken ataha avuye ku ishuri, nta gakomo yari yaramwambitse. Umunsi batandukanira ku ishuri nijoro, bari bakiga segonderi icyo gihe, maze biriranywe. Ken yambitse Gabriel nimugoroba gakomo, nyine nk'uko mu gice cya mbere twabivuzeho. Ubwo Gabriel akagakomo yari yaragafashe neza rwose, yarakitayeho cyane. Nta muntu ashobora kukamwambura, kuko nyine wari warakamwambitse bari batarongera kubonana ari we Ken, kuko nyine nta kindi yari afite gishobora kumwibutsa Ken, kuko n'amafoto yose yari afite Ken agaragaraho isi yari yarayatwitse, yarayarimbuye. Hashize umwaka, Gabriel yaje gukundana n'undi musore witwa Martin. Gabriel nyine yaje kwiyakira, ubuzima burakomeza, ariko abona ko nta herezo rizabaho rindi. Ubwo nyine akazi yari agakomeje, ariko nyine we na Ken baraburanye burundu, kuko nyine
Byagaragaye ko nyine ko nawe ntiyarazi amaherezo ya Kenny, ntiyarazi ibyo Kenny arimo. Igihe kingana n'umwaka gishize, Gabriel afashe umwanzuro wo gufata undi musore ashobora gushyira mu mutima we. Byarangiye nyine akundanye n'umusore witwa Martin, bari bahuriye ku rubuga nkoranyambaga. Gabriel yari asigaye afite depression yatewe no kubura Kenny, kuko yakoze ibishoboka byose ku mbuga ahantu hose kugira ngo abashe kubona Kenny, ariko aramubura. Ubwo umusore bari basigaye bakundana witwaga Martin, barakundanye nyine Gabriel bitamudimo rwose, ariko wakomeje kubona nyine yuko nta gisubizo gihari. Nyine aza kwemera nyine barakundana. Bakundanye nawe bataziranye Martin, ako nyine hageze igihe baza gupanga barahura. Gabriel yari umukobwa ukunda akazi cyane, kuko akimara kubura Kenny imbaraga ze zose yazishyize mu gukora cyane, agashaka icyo ahugiraho buri munsi, agashaka ibimuhuza kugira ngo atibuke urukundo rwe na Kenny. Yahoraga acira papa w'urubanza rukomeye cyane, ariko n'ubundi nyine byari iby'ubusa. Papa we rwose ntabwo yabaga byitayeho cyane, kuko iteka yafashe Kenny nk'umuntu uzamwangiriza umukobwa. Imufataga nk'agasore k'agakene k'agatindi, kari aho nyine gatesha umutwe umukobwa we, gatuma atareba ejo hazaza he. Martin yagiye kwerekana Gabriel iwabo, urukundo rwabo nyine rurakomera maze baramwemera. Baramushimye rwose, ndetse nyine na Gabriel yerekana Martin iwabo, bose barashimana, imiryango iremerana. Hashize amezi 6 Gabriel na Martin bari mu rukundo n'imiryango ibazi, kandi nyine bizwi ko banakundana. Ubwo icyo gihe hari hashize umwaka n'igice Kenny na Gabriel nyine batandukanyijwe na se. Gabriel yashyingiranwe na Martin, babana nk'umugore n'umugabo bya burundu. Ibya Kenny mu mutwe wa Gabriel biba birangiriye aho. Ubwo amwisibamo burundu nyine, kuko nyine Kenny yari yaragiye mu buzima bwe, na Gabriel yarabonaga nta gisubizo gihari cyaho hafi, maze ahitamo gutangira ubuzima bwe bwite, kuko yabonaga ko ibyo yarayizereyemo bitagishobotse. Ubwo Kenny wari usigaye yibera iwabo mu cyaro nawe, ubwo yakomeje kubona ibihe biri kwicuma, amezi ari kuba menshi, imyaka yenda kuba 2, ariko nta terambere na rito yagejeje ku muryango we. Kenny yibutse uburyo mama we yarushye, akaruha buri gihe kugira ngo abonere Kenny ibikoresho kuva akiga segonderi cyangwa yisumbuye, ndetse kajya anamwoherereza udufaranga mu gihe yigaga kaminuza. Byose yarabyitegereje, maze yibuka imiriho mama we yarushye, imirimo ikabije iremereye yagiye akorera abantu kugira ngo Kenny abashe kubona ibikoresho by'ishuri, nabwo bitabaga bihagije, ku buryo kurya no mu rugo byabaga bikomeye. Yarebye ubuzima mu rugo iwabo bari bakomeje kubamo, abona rwose nta kiri guhinduka, ahubwo biri kurushaho kuba bibi. Kenny yaratekereje, aryamye nijoro abona ibyo bintu ntago bizashoboka. Yahise afata umwanzuro wo kuva mu rugo, akamera nk'uwangaye rwose, ariko akajya mu mujyi, akava mu rugo akajya gushakisha ubuzima nk'umwana w'umusore. Ubwo Kenny yasezeye mama we, ndetse asezera mushiki we na murumuna we, arahava maze afata inzira yerekeza mu mujyi, nta hantu na hamwe agiye. Nta muntu wari umuhamagaye, nta muntu wo mu muryango yari asanzeyo, nta n'umuntu wenda w'inshuti ye. Mbese yafashe inzira aragenda atazi n'uzamwakira cyangwa mucumbikire. Kenny ageze mu mujyi yabayeho ubuzima bubi rwose. Yari amaze mu cyaro imyaka 2, kuko nyine yari asubiye yamaze gusoza kaminuza. Nabwo yari agiyeyo byaranze, ariko nyine yabonye ko ibintu biri kurushaho kuba bibi, abona ntacyo ari kumara iwabo kandi nta terambere ateze kuhabona, yewe nta n'icyo azamarira mama we cyangwa se abavandimwe we. Ubwo Kenny nyine yafashe inzira nyine, ageze mu mujyi aratembera, nta kintu cyose yari azi ashobora gukora kugira ngo abashe kubona akazi. Ubwo nyine hashize umwaka, Gabriel nawe arabyara. Gabriel wari umugore wa Martin, yabyaye umwana mwiza rwose w'umuhungu, maze imiryango iraterana, barishima rwose karahava. Ku ruhande rwa Gabriel ibintu byari bimeze neza rwose, ubona ko nyine Gabriel amaze no kwibagirwa. Gusa nubwo Gabriel nyine atigeze yambura akagakomo ka Kenny, Kenny yari akamwambitse, ariko nyine yaramubwiye kutazigera akiyambura. Gusa nubwo byaba bimeze bityo, Gabriel we yariyakiriye rwose, yaratangiye nyine ubuzima bushyashya,
Mbese ubuzima butarimo Kenny nubwo atigeze abiteganya mu buzima bwe kuva yakundana na Kenny, kuko nyine ubuzima burimo Kenny yabonaga yuko butagishobotse, ariko nyine gufata uwo mwanzuro kugera aho nyine hatangira no kubyara, abyaranye na Martin wamukundaga nawe cyane. Ubusanzwe nyine Gabriel ari umukobwa wubaha kandi nyine uzirikana cyane, nta kintu na kimwe cyamukoraga ku mutima ngo apfe kukibagirwa, cyane cyane umukunzi we Kenny, kuko nyine yari yarubashye impamvu Kenny yamubwiye ubwo yamwambikaga agakomo. Kenny yamubwiye yuko agakomo amuhaye gafite umumaro ukomeye cyane ndetse gafite icyo yasobanuye ku buzima bwe. Wibuke ko Kenny akamuha yamusabye kutazigera akiyambura, kuko Kenny nawe nyine yari yagahawe na mukuru we wari waragiye ku rugamba. Mukuru we wari umusirikare, yari yaraguye ku rugamba ariko yarasigiye Kenny agakomo akamwambitse mu kaboko. Kenny yari yarabwiye Gabriel ko nta kindi afite yamuha, kuko nyine Kenny nta bushobozi bw'amafaranga cyangwa ibindi yari afite uretse umutima wo guha Gabriel gusa, ariko ko gakomo amuhaye rwose gahwanye n'ikiguzi cy'ubuzima bwe, kubera ko nyine bwari ubuzima bwa mukuru we wari waratabarutse. Nubwo nta mahitamo Gabriel yari agifite ku rukundo rwe na Kenny, ariko yari afite amahitamo rwose yo kurinda agakomo n'isezerano yamuhaye. Yararirinze rwose, ntabwo yigeze ajugunya agakomo Kenny yari yaramuhaye. Iminsi yakomeje kwicuma, ubwo Kenny nawe akomeza guhangana n'ubuzima nyine. Iyo yagiraga icyo abona yahitaga nyine abona uko yohereza umuryango we, akohereza mama we kugira ngo nabo babashe kurya cyangwa babe bagura nyine akantu kadasanzwe mu rugo. Ubuzima bwa Kenny yari abayemo rwose mu mujyi bwari buciriritse ku rwego rwo hejuru, kuko yakoraga nyine ikiyede, akora n'indi mirimo itandukanye iciriritse, kuko nyine aho yasabaga akazi hose bamubazaga aho yize cyangwa se ibyo yize, yavuga amashanyarazi bakamubwira yuko niba yarabyize muri kaminuza batabikeneye kubera ko badatanga akazi ko muri office. Bamubwiraga yuko abize ibyo ngibyo babyize mu makayi, mbese nyine ko nta bushobozi bafite bwo kujya ku ishantiye ngo babe bakora, bakahita bamwima akazi, ahubwo bakamuha akazi nyine k'ikiyede n'akandi gaciriritse, maze Kenny yabura uko abigenza akagakora. Ubu Kenny yamaze hafi umwaka wose akora akazi kose abonye, nta bya mirenge yifuza mu buzima bwe, kuko nyine nta byishimo yari akibona imbere ye. Yari yaramaze kwiyakira rwose, gusa nyine uko yakoraga kose yabaga akorera inda gusa, ndetse nyine agakomeza no kureba uburyo yakita ku muryango we. Udufaranga dukeya cyane yahembwaga yahitaga akuramo duke atwoherereza mama we, akanohereza nyine murumuna we kugira ngo na mushiki we babashe kubona udukoresho tw'ishuri. Uko niko yakomezaga kudepoza ahantu hatandukanye, agenda asaba akazi nyine k'ibyo yari yarize, ariko agaheba. Bwagezeho ubwo ubuzima bwa Kenny buramukubita rwose, ku buryo bwagezeho nyine no kwirirwa depoza bivamo, ahubwo nyine ariyakira nk'abandi bacanshuro bose, yumva ko agomba gukora ako kazi gaciriritse, kubera ko nyine yumvaga ko ariko Imana yamugeneye, ibindi atari ibye. Umunsi umwe Kenny yari mu kazi muri kampani yakoragamo nyine ikiyede, aho yari ari gupondera sima nyine hamwe n'abandi. Kenny rwose yari umusore ugaragara rwose, uhorana akanyamuneza, atera abandi urwenya, ariko nyine muri we atishimye. Iruhande rwe hari hahagaze abenjeniyeri baba bari kwiga uburyo umushinga wo gushyira umuriro w'amashanyarazi mu nyubako nshyashya bari bagiye kubaka bawigaho, mbese bakawuha umurongo. Kenny wabaga ari gutera urwenya n'abandi bakozi benshi babaga bari kumwe, abaravuze ngo kandi ubu ntimwaduha akazi ngo inzu rwose tuyishyiremo umuriro zirabagirane. Bosi we wari hafi aho ngaho uri kumwe n'abandi benjeniyeri aramwenyura rwose, araseka cyane kuko yakundaga gusetswa na Kenny. Maze ubwo nyine aramureba arako avuga ati ariko uzi ko ntabyo udatebyamo sha, ubwo wowe utazi no gufata testeri cyangwa ipensi, ubwo uri gutanga igitekerezo koko nawe. Ubwo abandi benjeniyeri bari bari kumwe na bosi wabo bamubwira nyine ko Kenny ari uko yitereye ko akunda gutebya, ariko nyine na bosi we yari amuzi kuko ni umuntu nyine wari uzwi nyine n'abandi bose, bafundi, abayede, abo bakoranaga bose bari bamuzi kuko yakundaga kubasetsa rwose, niko yari yitereye, kandi icyo avuze cyose bakagiseka kabone n'ubwo watabaga ari guseka, ahubwo nyine bamubonaga nk'umuntu usekeje, mbese ushimishije.
ubwo abandi bose babaga basetse, maze Ken abonye ko boss yamwumvise ibyo yavugaga ko ntiyari yiteguye ko yanabyumva cyangwa amwitayeho, abavuganye icyizere cyinshi ati ibyo byoroshye boss, ngaho ngerageza se, ngerageza urebe ngo ndagufasha akazi ahubwo kagasobanuka. Boss we ntiyabyitayeho nyine, ahubwo nyine yakomezanyije n'abandi benjeniyeri bari kumwe, bari bari kugenda batembera ku mushinga baba bariho bubaka amazu yari ameze nk'umudugudu. Umunsi umwe Ken atashye, maze boss we amunyuraho mu modoka, ariko abonye ko ari Ken arahagarara. Ken anyura nawe ku modoka yari imuhagaze imbere arikomereza kuko ntiyari yamenye nyine n'umuntu yirimo. Boss yari umuntu wiyubashye w'umunyamafaranga menshi rwose. Ubwo boss we nyine niko kumanura ikirahure cy'imodoka ye aramuhamagara, maze Ken wari witwariye igikapu gishaje, ni igikapu yatwaragamo ibiryo cyangwa ibyo kurya yaryaga saa sita, kuko nyine ibyo yaryaga nijoro yabizanagaho nyine no ku manywa saa sita aho yari ikoraga ikiyede akabiryaho kugira ngo aze gutaha wenda afite akabaraga. Ubwo ngubwo abonye ko ari boss uri kumuhamagara yamanuye ikirahure mu imodoka ye, ahita agaruka inyuma yihuta asaba imbabazi nyinshi rwose, asa nk'uwenda gupfukama. Ariko boss we amubwira ko nta kibazo, kubera ko atari ikosa rye kuba atari yamenye uwo ari we, kandi ko atari kumenya niba ari we nawe utumye ahagarara. Ubwo boss we yaramubwiye ati ariko sha, buriya kiriya gihe ntiwatebyaga koko, wowe uzi kwensitara amashanyarazi? Ken baramubwiye n'icyizere cyinshi, terega boss, nuko icyo njye mvuze cyose hariya buri muntu wese ahita yisekera, ariko rwose ngewe akazi ewana ntago navugaga urwenya rwose, akazi ndakazi. Nyine nuko nyine bumva yuko umuntu iyo yabuze akazi nta kindi kintu aba ashoboye, ariko ngewe akazi ndakazi rwose, ngewe muzangerageze mwirebere, ndabizi rwose ibyo nkora kandi nzi ko natanga umusaruro wanjye. Ubu boss we aramubajije ati none se sha, ibyo wabikuye hehe? Wowe wamenye ibintu se utarugeze ubyiga, wabimenye ute se kandi utarabyize? Ken wagaragaraga nka mayibobo cyangwa se nk'umuntu uraho ariko udafite ikintu azi nkaho ari ipanji. Abaramubwiye ati rega nabyize imyaka igera kuri 3 muri segonderi, ndetse yewe ndongera ndabyiga imyaka irenga 4 muri kaminuza. Ndabizi rwose, nuko mbona abuze akazi, ndetse nta nubwo ari uvuga ngo mba nakabuze sinigeze nanakabona, ariko rwose ndabizi biriya bintu baba bakora rwose ndabizi, kureba ku gishushanyo mbonera kuri projet byose mbese ndabizi. Icyo ntafite nyine ni akazi, niyo mpamvu muba mubona gutya nyine. Boss yabaye nk'utunguwe cyane, aramureba arongera aramwitegereza agira ati ubwo ntabwo mbeshya sha, ubwo uravugisha ukuri? Ken nawe yongera icyizere cyaravuga ati ubu koko nabeshya, ubwo nabeshya mwebwe koko boss? Boss wa Ken abonye ko umuhungu ari seriye, abaramubwiye ati okay. Mu kanya madamu yampamagaye ambwira ko mu rugo habaye ikibazo, ngo nta hano umutekinisiye ku kazi, ariko nyine abimbwiye nahavuye kandi abantu bose bari bashize mu isayite. Sinzi ukuntu nkubonye rero, nibuka ko ibyo bintu uherutse kudutebyaho ubivuga, ariko nyine ntabwo nari nzi ko ubizi. So rero niba uzi ko utari kumbeshya wa musore we, injira mu modoka rwose tujyane iwanjye ndebe ko nyine ukora ibyo ngibyo byapfuye madamu yariho ampamagarira mu kanya. Ubwo Ken yabaye nk'utinye kwinjira mu modoka, ari kwireba ku nkweto, maze boss ahita amubwira ati injira nta kibazo, injira fungura winjire nta kibazo, upfa kuba utari kumbeshya gusa, nicyo ngusaba cyonyine. Ken ati rwose ntabwo nababeshya boss. Okay, injira tugende. Baragiye we na boss we, abageze kwa boss Ken rwose bamabuja we amwereka ibintu byapfuye. Ken akora akazi rwose nko guhumbya no guhumbura yarabirangije. Boss arebye abona ibintu biri kwaka nta kibazo rwose, arumirwa cyane. Abaza Ken niba agira ayo madokima yagaragaza yuko amashuri avuga yayize koko ahari. Ken aramubwira ati rwose amadokima ndayafite, kuko nyine umuntu wese warebaga Ken ukuntu asigaye ameze nawe yari kubwira ko yize rwose ngo abyemere. Yasigaye ahora mu ipantaro imwe, nawe yenda kuzacika kubera guhora yifura, kuko nyine Ken yari umuntu ugira isuku kandi wiyitaho, nubwo nyine yabaga yambaye ibintu bishaje ariko byabaga bifuze. Yari asigaye ahora mu ngofero, no kubona yo kwiyogoshesha ubwanwa rwose yari asigaye yarameze. Byari imibare myinshi rwose, akabona no kwica imibare agapfa kubwihorera.
yari umusore ubayeho nabi pe ku buryo bugaragarira buri wese. Nuko hashize iminsi Ken yakomeje akazi nyine bisanzwe ko yari yarahaye boss we nyine impapuro cyangwa se dokima. Boss wa Ken nyine yari yaragiye kwiga ku madokima ye, abona Ken ni nka zahabu rwose yibereye mu cyondo abantu batazi kwihari, kuko yabonye yaratsindaga cyane kandi abona ni umusore ugira ikinyabupfura. Boss wa Ken yatunguwe cyane no kubona umwana w'umuhungu utsinda mu ishuri aricyo, uzi ibintu byinshi, ufite n'ikinyabupfura, akora imirimo rwose abona yuko itamukwiye kandi yarize amashuri, yarataye igihe cye rwose yiga. Byamukoze ku mutima, nuko ahamagara Ken aramubwira ngo azaze mu kizamini kugira nyine nawe abashe gukora nk'abandi ba enjeniyeri bagombaga gufata umwanya nawe yagombaga guhataniraho. Ken yaragiye akora ikizamini aragitsinda rwose, aratsinda ndetse yanikira n'abandi bose. Boss we yarishimye cyane maze barumvikana. Ken ahita ahabwa akazi, bamuha amasezerano. Ubuzima bwa Ken bwaba bumeze nko kurota kuri we, kubera ko nibwo bwa mbere yarabonye akazi kajyanye n'ibyo yigiye. Wibuke ko yari agiye kumara hafi imyaka 4 yarize, ariko nta kazi na gato yigeze akora kajyanye nyine n'ibintu yize. Ubwo Ken nyine yarasinya amasezerano, arasinya, bamuha kontra, mbese nyine ahabwa akazi mu buryo bweruye kandi bwemewe n'amategeko. Ken yahise ahabwa umwanya wo kuba enjeniyeri mukuru w'amashanyarazi muri projet nshya bari bafite muri kampani yabo yagombaga gukora. Yahise nyine ahabwa umwanya wo kugenda agatangiza nyine projet nshyashya mu nkengero z'umujyi, kubera ko nyine yari amaze kubona akazi. Ubu ngubu ubuzima bwa Ken buba burahindutse, naho aho yabereye ababonye akazi atyo, ubuzima bwe yumva yuko basi bugize icyerekezo. Ken yarakoze ubuzima, arakora, atangira akazi rwose kandi yari agashoboye. Ubwo hari hamaze gushira nyine imyaka 6 Gabriel asezeye kuri Ken ku kibuga cy'indege. Ibintu byose byari byarahindutse. Ken wari utangiye rwose guhindura ubuzima, kuko nyine yari amaze hafi amezi nk'6 atangiye akazi, atangiye no kwiyubaka. Hari hashize imyaka 3 we na Gabriela buri wese yaribagiwe undi burundu. Buri wese yibereye mu buzima butandukanye n'ubwundi, mbese ntaho bagihuriye, kuko Gabriela we nyine utaruza amakuru na make ya Ken, we yari yarashakanye n'umugabo witwa Martin hanze nyine yabaga mu mahanga, ndetse rwose yarubatse umuryango we. Ndetse Gabi na Martin bari bafitanye umwana w'umuhungu rwose, ubona ko nta n'ikibazo gihari. Bukeye umunsi umwe Ken yumvise telefone isone ari nijoro aryamye, ako ntabwo yayitabye. Abonye telefone ikomeje kumuhamagara, yagiye kuyifata, fone ihita icika. Ahita abona ubutumwa bugufi bugira buti nitwa Fred, bampaye nimero yawe ngo nkuvugishe, ubwo nuhuguka umbwire. Bwari bwije cyane, hari nka 5 z'ijoro. Ken yarabyutse ahamagara nimero yimuhamagaye. Ubwo Ken yari amaze amezi hafi 6 ari gukora. Ababonye akazi noneho yari ameze neza, ariko nyine nta kintu gikomeye cyane arakora uretse kugura imyenda nyine no kuba yakohereza amafaranga make nawe agasa neza. Nta kintu kirenze kindi yari amaze gukora, kuko nyine akazi ke kari gasanzwe, kari kiyede, nuko yari amaze amezi make akavuyemo. Ubwo nyine yabonye uwo mu Fred wakomeje kumuhamagara, ntiyabitindaho, ariko nyine abitekerezaho. Ubwo ngubwo Ken yakomeje guhamagara Fred, ariko abonye atari kumwitaba, Ken arongera ariryamira telefone arayirambika. Bukeye mu gitondo Ken yarabyutse bisanzwe, afata moto bari baramuhaye y'akazi, ajya ku kazi bisanzwe. Ubwo projet y'inyubako Ken yari ahagarariye yari mu nkengero z'umujyi, zari inzu nyinshi cyane zimeze nk'umudugudu. Ken nyine yari we mu enjeniyeri mukuru w'amashanyarazi muri uwo mushinga. Ken yacishaga make, kandi yari mu bakozi nyine yakoreshaga, baramwikundiraga rwose, dore ko harimo nabo bakoranye akazi gaciriritse k'ikiyede igihe atarabona umwanya wo kuba umwenjeniyeri. Yabateraga urwenya bisanzwe, kuko yari kamere ye mu buzima bwe busanzwe, mbese yari ameze nka mugenzi wabo. Imiterere ye ntabwo rwose yigeze ayihindura, ahubwo nyine yakomeje nyine kuba umwana wavukiye nyine kure kandi mu cyaro. Yakomeje kubizirikana mu mutwe,
ariko nyine yari umusirimu mu mutwe ariko atibagirwa aho yavuye. Yahoraga ashaka icyahindura ubuzima bwe cyangwa ubuzima yakuriyemo ndetse n'icyagira umuryango w'akamaro akagira icyo abamarira. Ken yari asigaye abana na murumuna we wigaga nawe kaminuza muri icyo gihe, kandi Ken niwe wamurihiraga. Yari umusore ufite inshingano nyinshi cyane kuko nyine kubona akazi byari byaramugoye cyane. Byari ibintu yabonye nk'impano ikomeye cyane kuko yari nka mani iturutse mu ijuru. Ubwo yabaga ari gutekereza uburyo azarunda amafaranga kubakira mama we wari utuye mu nzu ishaje cyane kandi mu cyaro ahantu kure. Agatekereza uburyo yari bufite akazi mu muryango wose w'iwabo kandi uburyo bose aho aturuka ari abakene. Ibi byose yabitekerezagaho bikamusunikira rwose gukora atikoresheje kandi nyine akicisha bugufi. Ubwo Ken yari kuri moto nyine yerekeza ku kazi, za nimero n'ubundi zarongeye ziramuhamagara. Nimero yamuhamagaye ari kuri moto maze ntiyabimenya kuko yari atwaye kandi telefone iri mu mufuka w'ipantaro. Ubwo yageze ku kazi bisanzwe, amaze guparika akamoto yagendagaho akura fone mu mufuka. Ken agifungura fone yasanze ya nimero n'ubundi yamubuze. Yahise noneho ayihamagara byihuse maze yitabwa n'umugabo. Uwo mugabo yaritabye maze abwira Ken ati mwiriwe neza. Ken nawe aramubwira ati mwiriwe, ejo mwarambuze kuri fone ariko nyine nari nasinziriye. Uyu munsi nagerageje guhamagara mu gitondo ariko ntimwayifashe. Ken yari umuntu wubaha rwose buri muntu wese atanamuzi. Umugabo aramubwiye ati njye nitwa Fred, nabibonye ko wambuze ariko nanjye nari nkiryamye. Nageze ahangaha ejo bundi nijoro ariko nyine hari gahunda nari mfite gahunda yihuta, niyo mpamvu rero naguhamagaye. Rero hari ikintu nashaka kukubwira, hari gahunda zanzanye kandi ndashaka gusubira mu mahanga nzikemuye. Ubwo Ken nawe ati nguteze yombi rwose, njye ndashaka kugura inzu hano mu mujyi ariko nabonye bihenze cyane. Rero ndashaka ahantu hadakabije guhenda ariko nyine atari kure cyane y'umujyi. So rero nagiye ahantu nanyuze bampa nimero yawe. Nibwo rero wumvise nguhamagara nijoro kuko nyine nibwo nari maze kuyibona. Umuntu wayinyoherereje nibwo yari akinyoherereza. Ken ati rero mwareba abakomisiyoneri niba mushaka kugura inzu bakabafasha rwose kuko nyine njye ntabwo nyine izo serivisi nkunda kuzibamo. Fred yabwiye Ken ati rero ejo twatambutse ahantu bari kubaka amazu ariko batubwira ko ayo mazu aba anagurishwa ku buryo wabishaka yahita yigura, imirimo yo kubaka akayikomereza. Aho hantu rero niho baduhaye nimero yawe ngo uzabidufashamo kuko n'umwana wayiduhaye, abandi bantu twabonaga bari busy. Ubwo Ken yumvise atunguwe yibaza uwatanze nimero ye ariko nyine ntiyabyitaho cyane. Yatekereje ko ari umwana umwe nyine kuko abantu bose babaga bafite nimero ze, abenshi barakoranye, yumva ko atagomba kubyibazaho cyane. Ariko abajije Fred aho hantu neza asanga ni kuri izo nzu nyine yari ari kubakisha. Kampani Ken yakoragamo yagurishaga ibibanza, igurisha amazu, ikagurisha n'amazu ataruzura ariko nyine akiri kubakwa nayo, bityo uyaguze akikomereza akayigura amafaranga make ugereranyije nuko bari kuyimwuzuriza, ariko bagakomeza kwiyubakira ariko ajyanishije n'igishushanyo mbonera cy'izindi nzu ziri muri uwo mushinga babaga bari kubaka. Ubwo Ken yabwiye Fred ko bishoboka yareba uburyo yamusanga nyine ku kazi bakabiganiraho, akamuhuza n'ababishinzwe niba ntacyo bitwaye. Hashize amasaha 3 kuri chantier aho Ken akora, haje imodoka nyine bigaragara ko ihenze cyane, maze havamo umugabo bigaragara ko ari umukire. Fred rwose yari umugabo byibushye muremure w'imibiri yombi. Yari umugabo ubona ko akuze kuko yari mu kigero cy'imyaka nka 54 gutyo n'5. Yari umugabo ubona ko yakuriye mu mafaranga, mbese mu miryango ikize, kandi nawe ubwe bimugaragaraho iyo wamurebaga. Fred yegereye Ken kuko yasanze Ken nyine amutegereje aho yarari. Aho yari ahagaze rero arahamusanga aramusuhuza. Baribwirana imbona nkubone, Fred amwibwira neza byuzuye na Ken amubwira amazina ye yuzuye. Fred abwira Ken ko yishimiye serivisi batanga yo kuba bakemera kugurisha inzu batangiye kubaka kugira ngo umukiriya ayigure itamuhenze kandi akayikomereza imirimo yayo, maze akazaba yizeye ibikoresho biyubatse kandi bidatandukanye n'igishushanyo mbonera. Ubwo Fred na Ken baraganiriye bahuza urugwiro. Ken amubwira ati rwose ubu ngubu izi nzu zose ureba ziri ku isoko,
ariko inyinshi ziba zitaranuzura, inyinshi ziba zaruzuye, kuko nyine aho umukiriya ahabwa inzu yo kugura ni mu gihe biba bisa nk'aho nyine ari gutangira cyangwa se inzu yaruzuye. Gusa hari n'abahitamo kugura nyine zubatse, kuko nyine nazo turazifite kandi ahantu heza hatandukanye. Fred ati none se hari ahandi mwaba mufite amazu atari hano se? Ken ati twebwe niko kazi kacu rwose, ni ugutuza abantu kandi bagatura neza kandi ahantu heza. Ubu tuvugana rwose dufite amasite ane, hari amasite 3 ari mu nkengero, amwe yanabuzuye andi ataruzura. Ubwo yabariyemo nyine n'iyi ngiyi hano irimo muri aya 3, ndetse hari n'indi site imwe dufite iri mu mujyi indani, ariko nyine yisa nk'aho ugenda kuzura kuko amenshi mu mazu yaho yaruzuye. We rero wahitamo inzu ukunze rwose. Ken yatembereje Fred mu mazu yose yari kuri site bariho, maze ubwo nyine Fred arareba aritegereza, amusezeranya rwose kuzamujyana no ku zindi site, maze akareba akagira amahitamo yagutse. Ubwo Fred yasezeye Ken, amuhereza inoti 2 z'amadolari y'ijana. Ken wari waherekeje Fred ku modoka baganira, atungurwa rwose n'amafaranga umugabo amuhaye kandi atanamuzi. Fred yinjiye mu modoka, maze nyine abwira Ken wari winamye ku idirishya ry'imodoka, anyuzamo akaboko nyine amera nk'umushimiye, amukora mu biganza. Fred yabwiye Ken ati ni ukuri uri umwana mwiza wa musore we. Twebwe abantu bibera hanze rero usanga urubwiro nk'ubwo nakubonanye rwose ruba rufite bake. Abantu benshi babibereye mu byabo, kandi rwose wakoze kumfasha. Ubu kuwa gatanu saa 10 zuzuye nzaba ndi hano rwose ngufate, ugenda unyereka aho hantu handi mufite amazu wambwiye. Ken yasubije Fred ko yiteguye kumufasha rwose kugeza abonye inzu nziza kandi muzo bari kubaka muri kampani yabo ndetse no muzuzuye. Ubwo Fred yaragiye nyine, Ken nawe asigara nyine areba imodoka irenga. Ken asigaye yibaza ibibazo byinshi mu mutwe, kuko nyine ntabwo yari amenyereye kubona abantu bafite umutima mwiza nk'uwo Fred yari afite, keretse nyine Gabriela bakundanaga kandi nawe yari yaramuviriye mu buzima byaribagiranye. Nta nubwo rwose Ken yari agifite uwo mwanya wo gutekereza kuri Gabriela, kuko nyine yumvaga ko umukunzi we cyangwa se urukundo rw'ubuzima bwe rutazongera kubaho, kubera ko yumvaga ko Gabriela nyine yigendeye burundu. Ubwo akazi karakomeje, maze kuwa gatanu saa 9:30 Fred yari amaze guparika hahandi Ken akora. Wibuka ko Ken yari yasezeranyije Fred kuzajya kumwereka inzu yagura. Ubwo nyine saa 10 yarageze, maze koko nk'uko yabimusezeranyije, Ken yinjiye mu modoka ajya kwereka Fred izindi nzu zubatswe na kampani yabo, ariko nyine zuzuye. Yamujyanye ku nzu zose, amwereka inzu zuzuye n'izitaruzura n'iziburamo ibintu bikeya, kugira ngo nyine Fred agire amahitamo yagutse cyangwa se manini. Fred na Ken baragiye, Ken amwereka rwose inzu nyinshi cyane zitandukanye, ariko nyine afata amafoto y'inzu 2 yari yakunze kurusha izindi. Fred yabwiye Ken ko agiye kubanza kwerekana ayo mafoto mbere yuko yishyura imwe muri izo nzu cyangwa se akishyura zombi, kuko yari yazikunze. Fred yaramubwiye ati ni ukuri uri umwana mwiza rwose Ken, rero utagira ngo birangiriye aha, ahubwo nshaka kubanza kwereka umukobwa wa mushiki wanjye amafoto y'iyi nzu, kuko nyine nshaka kumutungura nkayimuhamo kado cyangwa se impano ku munsi we n'umugabo we bazizihiza imyaka 3 bamaze babana. Ndashaka kuyimuha rwose, ariko nshobora kumugurira iyo imwe nanjye nkigurira iyanjye, kuko izi nzu zanyu nazikunze rwose. Ubwo Ken yabaye nk'utunguwe n'uburyo Fred atanga impano y'inzu nk'iyo ihenze cyane, ariko nyine aryumaho ntiyavuga menshi. Ubwo Fred yacyuye Ken mu rugo aho yabaga, bigaragara ko rwose yari yamwishimiye cyane. Umunsi wo kugura inzu warageze, maze umuyobozi mukuru wa kampani Ken akoramo yaraje nawe. Ubwo ngubwo nyine yashimiye Fred cyane rwose kuba aguze inzu 2 mu nzu bari bamaze kuzuza muri site imwe yari mu nkengero z'umujyi. Ubwo ngubwo Fred nawe bamuhaye umwanya kugira nawe agire icyo avuga nyine ku nzu yari amaze kugura, ndetse na serivisi uko yayihawe bigatungana. Fred yaravuze, yabwiye abantu bake bari bateraniye aho ko Ken ari we muntu wamufashije kugeza umugambi we ugezweho. Fred yaravuze ati ni ukuri mufite umukozi mwiza cyane, wenda mwe ntimubizi. Ken niwe watumye rwose ngura izi nzu,
bitewe n'utuntu tworoshye cyane tutanagoye yagiye anyereka, uburyo yagiye amfasha, uburyo yita ku bantu, mbese n'uburyo yakira abantu bitandukanye n'ahandi hantu nagiye njya igihe maze inaha, yewe n'igihe nahaje. Ni umukozi uzi kwakira abakiriya banyu neza kandi ni umuhanga mu byo akora. Ibintu byose yansobanuriye mu minsi mike yazenguruka muri izi nzu, byose birahura neza n'ibyo abenjeniyeri banjye nagiye mbabwira nyine bambwiye. Ubwo rero nanjye ndashima Kenny, kandi rwose Kenny uzabikomeze ni byiza, uri umuntu wagera kure wabishatse. Ubwo nyine abari aho bose bakomeye Kenny amashyi nk'umukozi wabashije kurembuza umukiriya kandi w'umukire ukomeye cyane, akagura inzu ebyiri icyarimwe kandi akanashima imikorere ya kampani yabo, byose binyuze kuri Kenny wenyine. Ubwo Fred yashyikirijwe ibyangombwa byose by'inzu zombi, ndetse ubugure bw'inzu burarangira kandi burangira neza bukozwe mu mucyo, kuko nyine yari yamaze kwishyura amafaranga yose. Ubwo abari aho bose baratashye, maze Kenny agiye kwatsa akamoto ke yagendagaho ngo atahe, yumva Fred aramuhamagaye. Ko Kenny niko kuva kuri moto ajya kumva icyo amubwira. Fred yabwiye Kenny ati, Kenny akira ubutumire rwose, nshaka ko nawe uzaba uri mu birori mu bantu bake bazaba bari hano ku cyumweru. Kenny yakira ibipapuro rw'ubutumire maze abwira Fred mu byubahiro byinshi ati, ni ukuri murakoze rwose kungirira icyizere mukaba muntumiye mu birori byanyu, nzaza rwose nk'uko mwabyifuje. Ubwo Fred yaramushimiye maze yatsa imodoka ye aragenda. Kenny wari utaramara umwaka mu kazi k'ubwenjeniyeri muri iyo kampani, uwo wari umwaka rwose wa 6 asezeye kuri Gabriella wari urukundo rw'ubuzima bwe. Yaba Kenny cyangwa se Gabriella, nta n'umwe wari uzi rwose amakuru y'undi. Ubuzima bwari bwarahindutse kuri buri wese. Gabriella nawe yari yarigumiye mu bihugu byo hanze, ndetse rwose hari hashize umwaka n'igice hafi 2 ashakanye na Martin, bameze neza bafitanye n'umwana. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.